Kubera ko byantunguye nkuko nababwiraga burya intego ni ikintu ntatekereza agafata umwanya kubera ko nanjye nabimenye umunsi umwe mbere yuko babivuga ku mugaragaro. Ntabwo nari nafata intego ngo mvuge nizaba ari ngiyi kuko burya ijyana na gahunda y'ugezabutumwa. Iyo ntego rero ndacyayitekereza ariko ndibwira yuko mu minsi itatinze izaba imaze kugaragara, nzaba maze kwitekerezaho nyishyize igihagaragara ndetse ni navuga n'ikirangantego bose bizatungana mu minsi imbere bidatinze, maze kubizirikanaho neza, maze kureba no kuzirikana ku nshingano n'ubutumwa uko nifuza kuba Imana yamfasha mu kubusohoza. Iyo nari nsanganywe numva itazajya kure yayo, ariko wenda ishobora kugira kandi kantu yisumburaho kuko ubwo butumwa buba bwagutse kuko nk'umwepiskopi umuntu aba yifuza yuko iyo ntego inamufasha burya agahora yizirikanaho, ikamutera imbaraga, ariko amufasha no kugira icyerekezo yerekezamo iyogezabutumwa, yerekezamo ikenurabushyo. Ndacyabizirikana, bizasaba kubanza kubisengera nitonze kugira ngo kuko ni intego umuntu afata kandi ikamuherekeza muri ubwo butumwa bwose. Iyo nari mfite mpabwa ubupadiri, yari intego igira iti, nayikuye mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, avuga ati mwirinde gusa nk'aho mwishushanya n'isi, ntimube nk'ab'isi ahubwo mwizirike ku Mana. Ntimutwarwe n'iby'isi ngo mwishushanye n'isi, ahubwo mwishushanye na amakuru y'igihe cyo kwimikwa. Ntabwo ngubu twari nagira, bisaba kubivugana na diyoseze kuko niyo biba bireba. Diyoseze ya Byumba by'umwihariko n'umwepiskopi wayo n'abamufasha kugira ngo harebwe amatariki yaba akwiye ariko ajyanye n'icyo amategeko ya Kiliziya asaba, kuko ari igihe ntarengwa ivuga iti umwepiskopi yamaze guhabwa ubutumwa, amaze guhabwa inshingano, hari amezi ntarengwa atagomba kurenza mbere y'uko yimikwa. Ibyo tuzabireba muri ino minsi, ndibwira ko mu minsi iri imbere nabyo amatariki tumaze kuvugana na diyoseze n'abandi babishinzwe, itariki ikazatangazwa mukazayimenyeshwa.